Nshuti muvandimwe mwene data nongeye kukwishimira cyane, nanone nshima Imana cyane iduhaye amahirwe yo kwiga ijambo ryayo. Uyu ni wa mwanya mwiza turimo kwigamo ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umugenzi volume ya mbere, aho tugeze ku cyigisho cya 23, icyigisho cyitwa muhakanamana. Rero nshuti zanjye nagira ngo mbibutse yuko aya mahirwe twagize adakwiye gupfushwa ubusa. Iki ni igihe cyo kuzirikana cyane tukareba aho urugendo rwacu ko twarutangiye, tukareba n'aho tugeze, ko bizadufasha kumenya aho urugendo rwerekera. Njyewe ugiye kugufasha muri iri jambo ry'Imana ndi Musoni Flavien. Reka mbere yuko tugira icyo dukora dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka tugushimire ko uriho, kandi impamvu ibyo tubona biriho nuko wabishatse. Wigaragarije umwana w'umuntu mu bintu bitandukanye, mu buryo butandukanye, ariko by'umwihariko twigaragariza kugira ngo twemere yuko uriho binyuze mu rukundo rw'umwana we Yesu Kristo. Wemeye ko handikwa ijambo ryawe kugira ngo ridufashe, ritumenyeshe ububasha n'urukundo n'uburyo twitaho. Ariko washyizeho n'ibyaremwe, urema isi uyishyiraho ibintu kugira ngo nanone ibituzengurutse ibyaremwe biduhindukire ikindi gitabo dushobora gusoma, ariko kidashobora gusimbura igitabo cy'ibyanditswe byera. Nyuma yaho washyize umutimanama mu mitima yacu kugira ngo tubashe kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, ariko tumurikiwe n'urumuri rukomoka kuri wowe ari rwo mwuka wawe wera. Kuko ibyo rero uyu munsi wa none inyigisho nyinshi, abantu benshi, mu bitekerezo by'abantu benshi, abenshi bakekeranya yuko waba utariho, ariko ijambo ryawe n'ibyo washyizeho byose byo kudufasha kumenya ko uriho biduhamiriza kuri Imana iriho kandi igororera abayishaka. Reka muri iri jambo tugiye kwiga rero turinde kuba bamuhakanamana, ahubwo duhe abemeza ko uriho, ahubwo tukemeza ko intege nke zacu n'ibyaha byacu ari byo byadutandukanyije nawe, kugira ngo muri Kristo Yesu tubone inzira yo kongera kukwegera. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti yanjye, iki cyigisho ni icyigisho cya 23 gifite insanganyamatsiko ivuga ngo muhakanamana. Urabyibuka yuko muri iki gice turimo kwiga mu Kristo na Byiringiro barimo baragendana, ariko noneho murabyibuka ko babanje guca kwa Muriganya mu cyigisho cyarangiye. Noneho rero ubu bamaze umwanya bagenda nyuma yuko babohorwa na wa mumarayika, nyuma yuko babohorwa na wa mugabo wambaye imyenda yera. Bamaze umwanya bagenda, babona umuntu uteye umugongo i Siyoni, ariko uwo muntu yazaga begera, ndetse Byiringiro yahise aganira na Mukristo aramubwira ati twirinde, wabona uyu nguyu ari we Muriganya batubwiye. Uyu yitwa muhakanamana, uyu bahuye nawe yitwaga muhakanamana. Ababaza aho bajya, bamubwira ko bajya i Siyoni. Bakimubwira ko bajya i Siyoni araseka cyane. Ndagira mbabwire ngo igihe cyose uzabwira umuntu ibintu by'Imana, guseka bisobanura ibintu bibiri. Icya mbere, umuntu ashobora guseka kuko aronse icyo yari yarabuze, ariko umuntu ashobora guseka kuko apfobeje icyo kuri wowe ubona ko ari icy'agaciro. Uku guseka kwa muhakanamana rero si uguseka ko kwishimira ko umuntu abonye urugendo, abonye abo bagendana, agize amahirwe yo kwinjira mu rugendo rujya i Siyoni, ahubwo ni uguseka yuko abonye abantu b'injiji bameze nk'uko yari ameze kera. Turaza kuza kugaruka kuri uku guseka cyane, bitewe n'uko na Satani ajya gukoresha. Kandi nagira ngo mbabwire, Petero yaravuze ngo umenye ko mu minsi imeruka hazaza abakobanyi. Abakobanyi bazaba ari bantu ki rero? Ni abantu bazafata Bibiliya bakayiseka, bagaseka ibyo twita kwizera, bagaseka kugaruka kwa Yesu, bagaseka inyigisho z'ubuhanuzi, bagaseka kwihana, ndetse barangiza bakazabatunga urutoki ku bihe, bakavuga ngo uhereye kera kose niko byahoze. Turaza kubireba mu mvugo ya gihanuzi. Uku guseka, ese wari wahura n'abaseka iby'agakiza wagiyemo? Wari wahura n'abapfobya iby'Imana ndetse ukabona baguhinduye umusazi? Nguko uko muhakanamana rero yari ameze. Iki kintu cyo guseka umuntu uri mu byizerwa ni kimwe mu bintu, ni iturufu ikomeye Satani aha abantu batangiye guhakana Imana. Mukristo arangije abaza muhakanamana ati se uraseka iki? Arangije muhakanamana ati nuko nsanze muri abanyabwenge buke,
kuko nta yindi nyungu muzabona muri urwo rugendo uretse uwo munaniro mufite. Abantu benshi muganiriye bakubwira yuko nta wundi mugisha, nta yandi mahirwe, nta zindi nyungu uretse abantu guhora mu isi bahora mu bibazo. Ariko nshuti zanjye, haracyari ibindi byiringiro Imana yatanze abategereza Uwiteka bazahabwa. Mukristo arangije aramwitegereza aramubaza ati ese kurimo guseka ugira ngo ntituzakirwa? Muhakanamana ati ku isi nta hantu hariho hameze nk'aho mwibwira, erega mwaraharose. Kubw'ibyo iby'ijuru yatangiye kubyita indoto zisa naho zidafite ishingiro. Reka mbabwire inshuti zanjye, uyu munsi wa none ibyo twizera biri mu kaga cyane, bitewe n'uko abantu babifata nk'aho ari ibintu by'igipindi twatewe. Abantu bafata yuko ibyo twizera ari nk'ibintu twasigiwe n'abazungu kugira ngo batwice mu mutwe. Abantu batekereza ko ibyo twizera ari ibintu twashyiriweho n'abantu kugira ngo bajye badukamamo amaturo n'iki. Abantu batekereza yuko ari ubukoroni bw'abazungu bwatumye kumenya Imana bibaho. Ariko nshuti zanjye, iyo ni teori y'Abagiriki. Teori y'Abagiriki ni yuko bashakaga yuko hataboneka ishyanga iryo ari ryo ryose rifite ubwenge, rifite Imana kandi rimenyekana. Icyo teori y'Abagiriki yakoze rero ni uko habonetse logike, bagatangira kwigisha abantu mu mashuri. Turaza kubireba uburyo abantu uyu munsi wa none biga amashuri akomeye, umuntu akaba muri primaire yemeraga Imana, umuntu akaba muri segonderi yarasengaga, ari uhagarariye itsinda ry'amasengesho mu idini rye. Murabizi ku ishuri muri segonderi hagenda habaho amatsinda y'abapenikoti, ay'abadivantiste, amatorero atandukanye, bagenda bagira amatsinda, abantu rwose bagahuriramo bemera ko Imana ihari. Ariko uzakubitane nabo muri kaminuza, ya matsinda aragabanuka, hagasigara ugasanga abaprotestani bose bafite itsinda rimwe n'irindi dini naryo. Ariko nagiye mbabwire ngo iyo umaze kurenga ugeze muri masters na doctora cyangwa se ibyo twita PhD, usanga abantu noneho wa muntu wahoze yitwa, yahawe izina, wa undi wabatijwe, wa undi wamenye Imana, asohoka yarahindutse Muhakanamana, aseka akakubwira ati ibyo bintu byo gusenga, ibintu ni indoto. Bibiliya ni igitabo cyandikiwe n'abantu kugira ngo bice mu mutwe w'abantu, kandi ibintu byo gusenga buriya nabyo ni ubundi buretwa bazanye. Satani ntabaho, nta n'idini y'ukuri ibaho. Idini y'ukuri ni logike y'umuntu. Ibi bintu byose byakirwa mu izina ryitwa Muhakanamana. Mukristo amaze kubaza gutya abaza Muhakanamana ati ese urashaka kuvuga yuko tutazakirwa se? Ese mu isi izaza aho hantu ntihariho? Muhakanamana ati numvise nk'ibyo mwumvise, ibyo bintu uvuga wumvise, nanjye narabyumvise, njya gushaka aho hantu ko habaho. Imyaka 20 irashize nshaka urwo rurembo, sinarubonye, nk'uko nanone mpaguruka ntarubonaga. Nshuti zanjye, ni ikosa rikomeye gushaka kwibwira ko ururembo rw'ijuru no kwizera ko Imana iriho tuzabimenya twamaze kugenda imyaka myinshi. Umuntu utabonye Imana, umuntu udasabye Imana ngo yizere ko iriho akimara kubatizwa, ataramara amezi n'umwaka mu rusengero, kugenda imyaka myinshi mu idini nta kintu bizamumarira, ntago byamurinda kuba Muhakanamana. Ikintu gikomeye ahangaha nshaka kuvuga ni iki: ntabwo kumenya Imana biterwa n'imyaka myinshi umuntu amaze mu nzira, ntabwo kumenya Imana biterwa n'imyaka myinshi umuntu amaze mu rusengero, ahubwo kumenya Imana biterwa n'iki? Nta kindi. Bibiliya ivuga ngo iki? Turebe muri Yohana igice cya 14, hari isomo nkunda cyane kandi ni isomo ryiza. Yohana igice cya 14, ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Mutega amatwi. Ese kubona Imana, kuyimenya bisaba iki? Yohana 14 umurongo wa 21. Bibiliya iravuga ngo iki? Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Aha ni ahambere uyu muntu abonye Imana. Ariko noneho mutega amatwi umurongo wa 23. Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye. Hejuru bavuze amategeko, hano bagarutse nanone ku ijambo ry'Imana n'amategeko y'Imana ntibitandukana. Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe,
aya magambo arakomeye cyane. Mu magambo make, umuntu uzakunda ijambo rya Data wa twese agakunda amategeko y'Imana, Yesu na se bazaza bakwegere bakwigishe. Kubw'ibyo rero, umuntu watangiye kwigishwa na Yesu akigishwa n'Imana bicaranye, byanga byakunda uyu nguyu abaza Imana ntibisaba kugenda urugendo rw'imyaka myinshi. Ariko ubu ngubu kimwe mu bintu bibabaje, tugiye gukubitana na ba muhakanamana, muganira kubwira ati uburokore mbumazemo imyaka 20, ubudivantiste mbumazemo imyaka 20, uku ndeba natangiye gusengura urusengero ruri mu isambu ya data. Buriya abadiyakoni babaye hano ba mbere ni mama wabatozaga, papa niwe wabaye pasiteri kuri ubu butaka wa mbere. Iwacu turi abantu bavuka mu bintu by'idini. Umva buriya njyewe uku ndeba uku ni nkaho nonsa amashereka mu rusengero. Ariko ibyo bintu byose bamwe bajya bavuga ngo n'abana ngo bo mu nzu y'Imana, abandi bakavuga ngo bakomoka mu gitambyi. Njya numva izo mvugo, ariko nshuti zanjye nagira ngo mbabwire, kugenda imyaka myinshi mu rugendo rw'ibintu by'Imana nta bunararibonye byaguha byo kumenya Imana mu gihe utayimenya ugitangira. Uyu muhakanamana arangije aravuga tumva rero ngenzi imyaka 20, urwo rurembo ntarubona nk'uko mpaguruka nanone ntarubonaga. Nshuti zanjye, ni byiza ko tugitangira urugendo twizera ko Imana iriho kandi igororera abayishaka, kandi tukamenya ko Imana ifite itorero ryayo ry'ukuri kandi ifite inzira abakiranutsi bazagendamo, ariko abanyabyaha bakaba bazazigwamo. Kubw'ibyo rero, uru rugendo umuntu arimo, Imana niyo imwimenyekanisha, ntago biterwa n'imyaka myinshi umuntu agenze. Uzasanga kenshi na kenshi iyo uganirije umuntu ukamubwira uti njyewe maze imyaka 25 mu itorero cyangwa 30, hari n'abavuga 40, hari n'abajya banganiriza akambwira ati njyewe ibintu byo gusenga mbimazemo imyaka, uko biri kose njyewe batarakubyara narasengaga kandi nkomeje. Ariko nanone ukibaza, arimo arabikubwirira he? Uwo munsi yicaye mu kabari, uwo munsi muhuriye ahantu ku muhanda yabaye nka mayibobo. Kugenda imyaka myinshi ni umugisha mu bintu by'Imana, ariko nagira mbabwire ngo imyaka myinshi umuntu agendanye n'Imana atayibona iragatsindwa. Muze kureba muri Bibiliya zanyu mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 5 n'icya 6, muzasomamo ibigendanye na Enoki. Mu gice cya 5 ni igice cya 5, igice cya 5 n'igice cya 4 batubwira ibya Enoki, uburyo yagendanaga n'Imana. Ariko nshuti zanjye, muzasanga Enoki yagendanye n'Imana imyaka yagenze wenyine imyaka 65, arangije agendana n'imyaka n'Imana imyaka 300. Nshuti zanjye rero, byakabaye byiza byibuze iriya myaka 20 avuga ati iyi myaka nayigendanye n'Imana, ariko ndashimira Imana ko yankomeje. Naho arimo arayirata. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire uyu munsi wa none, muhakanamana afite akaga gakomeye. Tugiye guhura n'abantu bubatse insengero, tugiye guhura n'abantu batangije amadini, tugiye guhura n'abantu bakoze ibintu bikomeye bakajya ku mateleviziyo n'amaradiyo, tugiye guhura n'abantu batanze ibibanza bikubakwamo insengero, tugiye guhura n'abantu bagiye batoza bakajya gukora amahugurwa yo hanze, bakazamuka mu mashuri bakagera ku rwego rukomeye rw'imyigishirize. Ariko tugiye gukubitana nabo bagarutse bateye umugongo ururembo Siyoni, batubwira yuko ibyo bari babirimo ariko bwari ubujiji. Ubu noneho bagarutse. Mukristo arangije ati ariko se twumvise ko urwo rurembo ruriho kandi twe twarabyemeye. Muhakanamana tumva rero, simba narahagurutse iwacu nkakubita urugendo rurerure, ariko ndarubuze, urwo rurembo ndarubuze. Iyo rubaho mba ndubonye kuko mbarushije kugarukira kure. Nshuti zanjye, umuntu nimuhura agarutse, nubwo yagukangisha ko agarukiye kure ntacyo bivuze. Umuntu akicara mukaganira akakubwira ati ntunyinishe muri iri dini ndimo, muri ibi bintu ndimo, ntubikinishe ibi bintu urimo gusengeramo. Ubwo umuntu yavuye mu nzu y'Imana yaragiye, cyangwa nta kizera umwami Yesu, yabaye umuntu usanzwe n'iby'ijuru nta kibyizera, nta kinemera ko urubanza ruzabaho, ntiyemera ko Yesu azagaruka, ntiyemera ko imperuka izabaho. Kubera iki? Teori y'Abagiriki yamaze kumwinjiramo. Noneho muraganira akakubwira ati sha umva tuza, wowe uri umwana muri ibi bintu, iri dini urimo njyewe narigiyemo. Kanakura muzi umuyobozi wanyu? Yego, uriya twariganye. Kanakura muzi uyu n'uyu wakoze ibi n'ibi wanyu? Yego, uriya naramwigishije. Rero njyewe ntundebe gutya, ndi mu bantu bagarukiye kure cyane muri ibi bintu byanyu. Mu by'ukuri iyaba yakuratiraga amakuru ari mu rugendo, muri mu nzira mugenda, akubwira ngo urugendo rumazemo igihe kirekire, byari kuba ari byiza.
byiza, ariko guhura n'umuntu urimo kukuratira ko agarukiye kure, uko kugaruka ateye umugongo ururembo Siyoni, ni ikimenyetso cy'uko udakwiye kumutega amatwi namba. Uyu mugabo muhakanamana yahise abwira mukristo, aravuga ati ubu ndi mu gihombo rwose, ubu nsubiye aho navuye, nzashaka kwinezeresha ibyo narekeshejwe no gushaka ibyo mbonye bitariho. Kuri we yatangiye kugereranya iminsi yamaze asenga n'iminsi yo gusubira inyuma, asanga iminsi yo gusubira inyuma iraryoshye. Harangije ni nkaho yari arimo kubwira mukristo ati ibintu by'ubukirisitu, ibi bintu by'uburokore, ibi bintu byo gusenga, ibi bintu byo gukurikira amategeko y'Imana n'ijambo ryayo, ibi bintu byanyishe mu mutwe, ubu ngarutse ngiye noneho kugira ngo ikintu cyose nzaza mbona ari za nzoga ndazisubiraho, ari za ndaya ndasambana, ari ka kazi noneho ibyo kuvuga ngo ibintu ngo by'amategeko y'Imana ngo ntukibe, ntukice, ntugasambane, wibuke kweza umunsi w'isabato, ibyo byose nashyize ku ruhande, ubu ndagarutse kugira ngo ikintu cyose nabuze nkibone. Icyo nari naranze, inyama ntariye z'ingurube, ibiki byose, aho ntatembereye umuziki ntabyinnye n'ibiki byose, imipira ntarebye n'ibindi bintu byose najyaga nibuza ngo abantu batabona yuko navangiwe, ubu nsubiye ari byo ngiye guhiga. Nshuti zanjye, turimo turahura n'abantu bagarutse kongera gusubira ku byo bari bararetse. Mukristo arangije abaza Byiringiro ati ibyo uyu muntu avuze ni iby'ukuri cyangwa? Byiringiro yahise abwira mukristo ako kanya, aramubwira ati irinde, uyu muntu ni umuriganya. Ntiwibuka umubabaro twagize bitewe na wa muriganya wa mbere twahuye? Umeze nkawe, harya ngo Siyoni ntiriho, arimo aratubwira ko Siyoni itariho. Kuri ya misozi y'igikundiro hahandi twahuriye na ba bungeri, ntitwitegeye irembo ry'urwo rurembo, kandi ntitwategetswe no kugenda tuyoborwa no kwizera, nk'uko mu gitabo cya 2 cy'Abakorinto igice cya 5:7 handitse. Ntabwo rero tuzaza tuyoborwa n'amarangamutima n'ibyo tubwiwe n'abantu, dukwiye gukomeza tukayoborwa no kwizera. Arangije arakomeza abwira Byiringiro, akomeza kubwira mukristo, aramubwira tumva rero, reka dukomeze, ahubwo wa muntu ufite ikiboko atadusanga aha, kandi ni wowe wanyigishije amagambo avuga ngo ntugapfe kumva ibyo ubwirizwa ngo ureke amagambo y'ubwenge. Imigani 19:27. Inshuti zanjye, muri iyi minsi ibibwirizwa byabaye byinshi. Ngaho kuri internet ibibwirizwa birahari, ku ma WhatsApp ibibwirizwa birimo birajyaho, yewe kuri ku ma televiziyo n'amaradiyo ibibwirizwa biriho. Mu mihanda hari abantu babyitangiye, birirwa bavuga ibintu, bavuga ubuhanuzi, babomborekanya ibintu bigiye bitandukanye. Yewe najya mbabwire ngo mu maretere, ibitabo, ibiki, ibintu byinshi birimo birandikwa, byose bikitwa ibibwirizwa. Ariko najya mbabwire ngo dukeneye imbaraga ya Mwuka Wera iduha gutandukanya ibivuzwe n'abantu n'amagambo y'ubwenge dukura ku Mana. Ibi bintu biratangaje rero. Nuko rero turorere ko kumwumva, ahubwo twizere ngo dukize ubugingo bwacu. Abaheburayo igice cya 10:39. Mukristo arangije aravuga tumva rero, njyewe sinshidikanya rwose ibyo twizera, ntago mbishidikanya nubwo wumvishe nakubajije kuriya, ahubwo nagira ngo ndebe kuhamya iby'ukuri bikurimo. Nshuti zanjye, mukristo ngo yagira ngo arebe koko yuko Byiringiro ibintu arimo abihagazemo. Tugiye gutangira guhura n'ibigeragezo bikomeye byo kureba neza niba ibyo duhagazemo ari byo twizera. Ariko nagira mbabwire nshuti zanjye, iki ni igihe cyo gushikama ku ijambo ry'Imana. Uyu mugabo muhakanamana rero barakomeje baraganira, noneho mukristo arangije aramubwira tumva rero, uyu mugabo muhakanamana ureba, Imana y'iyi si yamuhumye umutima, mu magambo make nta mutima muzima kigira. Nuko rero dukomeze inzira tuzi yuko twizera iby'ukuri. Reka dukomeze inzira twebwe tuzi yuko ibyo twizera ari iby'ukuri, kandi urabizi neza yuko nta binyoma biva mu kuri. Mu gitabo cya mbere cya Yohana igice cya 2:21 Bibiliya iravuga ngo nta binyoma bishobora kuva mu kuri. Ariko nanone ibyo bisobanuye iki? Nkuko nta binyoma byava mu kuri, ni nako nta kuri nanone gushobora kuzavamo ikinyoma.
ibi bivuze ngo iki? Kuba umuntu afite ibinyoma byinshi akabimarana igihe ntabwo bivuze ngo bya binyoma bizagera aho bivemo byibuze ukuri kumwe. Kandi nanone kuba umuntu afite ukuri kose ntihakagire umuntu ukekeranya yuko kwa kuri kwe kuzagera kukavamo ikinyoma. Arangije rero umukristo amaze kuvuga ayo magambo Byiringiro arangije aramubwira tumva rero nishimiye ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana nk'uko byanditse mu Baroma 5:2. Barangije Byiringiro na mukristo barangije baramusiga baragenda. Bamaze kugenda Muhakanamana arabitegereza. Igitabo cy'Umugenzi gisoza cyanditse ngo nawe agenda abaseka. Bagihura babajije ko bajya mu ijuru, barabimubwiye arabaseka. Noneho barangije no kubagira inama bamaze kwanga, amaze kubashuka bakanga, nabwo arongeye arabasetse. Nshuti zanjye, guseka ibyo twizera, guseka ibyo twiringira ni imwe mu iturufu Satani aha abakozi be, kandi iyi turufu yiteguye kuyitanga muri iki gihe gisoza amateka y'isi. Ugiye kuzaza ubwira umuntu ibyo wizera, ubwira umuntu amahitamo yawe, ubwira umuntu imyanzuro y'umutimanama wawe, akubita igitwenge aseke, icyo gitwenge ubwacyo kikubwire yuko ushobora kuba urinjije. Twihuta, hari igitabo nifuzaga yuko dusoma cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Nagira ngo mbabwire ngo byanga byakunda mu gitabo cya Yuda igice cya mbere. Yuda, murabizi Yuda, igitabo cya Yuda kigira igice kimwe, umurongo wa 14. Mutega amatwi mwumve. Haranditse ngo Henoki uwa 7 uhereye kuri Adamu yahanuye ibyabo ati dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi z'abera be kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho no kwemeza batubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze, batubaha Imana n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bayitutse. Ibi rero muri iki gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi ni igitabo kinsobanurira aba bantu babayeho mu gihe cya mbere n'uburyo biringiraga Imana. Ni mu cyigisho cyitwa cya 6 cyitwa Seti na Henoki, paji ya 48. Muri iki cyigisho baranditse ngo Henoki yari yarahagaritswe umutima no gutekereza iby'abapfuye. We yibwiraga ko abakiranutsi n'inkozi z'ibibi bazasubira mu mukungugu bose hamwe, maze ibyabo bikaba birangiye. Ntiyabonaga imibereho y'abakiranutsi nyuma yo gupfa kwabo. Mu iyerekwa rye Imana yamwigishije iby'urupfu rwa Kristo n'uburyo Kristo azagaruka afite ikuzo, ashagawe n'abamarayika bera bose, aje gucungura abantu be ngo bave mu bituro. Henoki yabonye kandi n'uburyo isi izaba yuzuwemo n'ibyaha byinshi ubwo Yesu azagaruka. Mu magambo make, igitabo cya Yuda cyatwerekaga yuko Henoki yeretswe ubuhanuzi burebure kugeza ku kugaruka kwa Yesu. Noneho rero yeretswe Yesu nagaruka uburyo isi izaba yuzuweho ibyaha byinshi. Mutega amatwi mwumve. Abona ko icyo gihe hazaba hariho abantu birata. Yarabibonye ko hazaba hariho abantu birata. Ibi yabibonye mbere yuko Pawulo abyandika. Abona yuko hazaba hariho abantu bikakaza, hazaba hariho ishyanga ryuzuye inarijye ariko rihakana Imana na Yesu Kristo nk'umwami. Henoki yeretswe yuko mbere yuko Yesu agaruka hazaba hariho abahakanyi. Abahakanyi bazahakana Imana, bahakane na Yesu Kristo nk'umwami wabo. Wakwibaza, ni amadini angahe mujya mwumva avuga ko Yesu ari umuntu usanzwe, ayandi akamwita umuhanuzi, ayandi akamwita yuko atanabayeho, ayandi akavuga yuko atanapfuye. Ibi Henoki yarabyeretswe, abona yuko abantu bazaba bica amategeko y'Imana kandi bagahinyura igitambo cya Kristo. Yabonye abakiranutsi bambitswe ikuzo n'icyubahiro, kandi yerekwa inkozi z'ibibi zirukanwa mu maso y'Imana maze zirimbuzwa umuriro. Murumva ko nta kintu atabonye. Ariko Imana, uyu Henoki yabayeho na mbere yuko umwuzure wa mbere ubaho, ariko yeretswe nyuma y'umwuzure, yerekwa mu gihe cya Yesu, arakubita ageza mu kugaruka kwa Yesu. Ariko kimwe mu bintu byamutangaje ni uburyo hazaba hariho abantu bahakana Imana, bagahakana na Yesu Kristo nk'umwami wabo. Ese abo bantu barahari rwose uyu munsi wa none. Muhakanamana hano mu gitabo kimwe nanone cyitwa Abahanuzi n'Abami, nagerageje kujya kureba uburyo Salomo yagiye ahakana Imana. Murabizi Salomo yatangiye azi Imana ari umwana mutoya. Ubwami Imana
imana imuha ubwenge. Ariko Salomo igihe yatangiye umutima gucuramira mu bagore, agatangira gucuramira mu bupagani no gushaka gukorana bizinesi n'abantu badakijijwe, Salomo yaguye mu kintu cyitwa guhakana imana, kugeza ubwo niba mubyibuka urusengero yari yarubakiye imana rw'i Yerusalemu, iruhande rwarwo yashyizeho izindi nsengero ku dusozi tuzengurutse urusengero, ndetse igihe kiragera abagore be bamufata atangiye gusaza yarahumye, bakazaza bamujyana muri za ngoro z'ibigirwamana ntibatuma ajya mu rusengero yubakiye imana. Icyo rero ni uguhakana imana. Kenshi na kenshi usanga abantu bose bahakanye imana ni abantu bigeze kuyimenya. Yewe mu mwanya ndaje nababwire yuko na Darwin ku giti cye, Darwin wahakanye imana akazana inyigisho ya evolution, ntabwo Darwin yatangiye atemera imana, ahubwo igihe cyarageze biba ngombwa yuko ayitera umugongo. Hano muri iki gitabo nashakaga kubabwira mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, ni icyigisho cya gatatu cyitwa ubwibone buterwa no kugubwa neza. Iki bakise pride of prosperity. Ni ukuvuga ngo muri iki cyigisho cya gatatu cy'igitabo cy'abahanuzi n'abami basobanura guhakana imana kwa Salomo, baranditse ngo guhakana imana kwa Salomo kwagendaga gukura uko atari yarigeze abitekereza mbere. Yari yaragiye kure y'Imana, icyo ni icya mbere. Mu buryo bwasaga n'ubutagaragara yatangiye kudohoka ku kwiringira ubuyobozi bw'Imana n'imigisha yayo. Mu buryo bwasaga n'ubutagaragara atangiye kudohoka. Mutega amatwi mwumva uko abantu bahinduka bamuhakana Imana. Yatangiye kudohoka ku kwiringira ubuyobozi bw'Imana n'imigisha yayo, maze icyizere agishyira mu mbaraga ze bwite. Buhoro buhoro yaretse kwa kwiringira Imana adacogora, kandi ariko kwajyaga gutera Isiraheli kuba ishyanga ry'umwihariko ridasanzwe, maze arushaho kugenda akurikiza imigenzo y'amahanga yari akishikije Isiraheli. Murumva yatangiye gutwarwa n'ibintu abapagani bakora. Yakiriye ibishuko bitewe no kugera ku byo yifuza ndetse n'umwanya w'icyubahiro yari afite, maze yibagirwa isoko yo kugubwa neza kwe. Kwibagirwa isoko yo kugubwa neza kwe ko ari Imana. Rero nakomeje ndimo ndasoma, kubw'inyungu ze bwite, inyota yo gushaka kurusha andi mahanga yose imbaraga no gukomera yamuteye gukoresha nabi impano ijuru ryamuhaye yari asanzwe akoresha ku bw'ikuzo ry'Imana. Kubwo gusiganwa, kubwo gushaka inyungu ze bwite no gushaka kumenyekana no kurushanwa, byatumye impano Imana yari yaramuhaye azikoresha nabi. Uko kuzikoresha nabi rero kwatumye ikuzo ry'Imana ribura, ahubwo Salomo aramenyekana. Amafaranga yagombaga kuba yarashyizwe mu bubiko bwera ngo azunganire abakene bayakwiriye, kandi ngo azakoreshwe mu gusakaza amahame y'imibereho itunganye mu isi yose, ayo mafaranga yayishyiriye mu mishinga yari ararikiye, yari irimo kwikunda. Aratangira arambara, aratangira ararya, aratangira aranywa, agakoresha iminsi mikuru, aratangira ni mu bireba mu musozo y'ubuzima bwe, yaratangiye ngo agura n'amafarashi akomeye cyane, agura ibintu by'intambara kandi nta banzi yari afite. Abaturage baragenda barakena, ibintu biragenda biradogera mu rugo iwe, abura umwanya wo kwita ku muryango, ibintu birazamba. Ndagira ngo mbabwire ngo guhakana Imana kwa Salomo hari ijambo ryakomeje kuzamo nshaka kutindaho. Amagambo yitwa kudohoka, ijambo rivuga ngo mu buryo busa n'ubutagaragara, ijambo nasomye rivuga ngo buhoro buhoro, ijambo nanone mvuze rivuga ngo inyota yo gushaka kurushanwa n'abandi, kwibagirwa isoko yo kugubwa neza, gufata amafaranga yagombaga gukoreshwa mu murimo w'Imana ukayakoresha nabi mu nyungu zo kugira ngo uzamuke umenyekane, ukibagirwa umushinga w'Imana wo kwamamaza ubutumwa. Ibi byamugushije mu bibazo. Aya ni amagambo dusoma mu bahanuzi n'abami, paji ya 43 mu cyigisho cya gatatu cyitwa ubwibone buterwa no kugubwa neza. Uku guhakana Imana nakomeje kubireba neza mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, paje 201. Muri iki gitabo bagaragaje uburyo guhakana Imana muri rusange mu madini, uku guhakana Imana murimo kubona gufite aho kwaturutse, ariko abantu ntibajya babibona. Mubona abantu mu kuvuga ngo abantu ngo ni abapagani, ariko mu by'ukuri hari uruhare rukomeye ubupapa bwabigizemo. Reka mbabwire kuri iyo paje ya 201, ni mu cyigisho cya 15
ni icyigisho cya 15 cyitwa Bibiliya n'impinduramatwara mu Bufaransa, basobanura uburyo Ubufaransa bwahakanye Imana. Nagira ngo mbibutse yuko Imana ya logique, Imana y'ubwenge, Imana Dieu de sagesse, Imana y'ubwenge yasenzwe mu Bufaransa. Batora ikigirwamana, muraza kubisoma muri icyo gitabo cyangwa mugiye no kuri Wikipedia biriho uburyo mu mpinduramatwara muri Revolution Française bakuyeho Imana, bavuga ko Imana batayikeneye, ahubwo bavuga yuko ubwenge buhagije kugira ngo umuntu amenye gutandukanya icyiza n'ikibi. Ntakeneye Imana, ntakeneye ijambo ry'Imana, ntakeneye n'idini kugira ngo amenye kubaho neza no guhitamo neza. Ibi rero byabaye muri Revolution Française. Iki gitabo cy'intambara ikomeye cyo cyerekana ibintu byari byihishe inyuma. Kuri page 201 na page 205 nizo ngiye gusoma, baranditse ngo ubupapa nibwo bwari bwaratangiye umurimo icyo gikorwa cyo guhakana Imana cyasozaga. Mu magambo make, guhakana Imana ko mu Bufaransa kwatangijwe n'ubupapa mu gihe ubupapa bwategekaga isi. Kandi barakomeje barandika ngo imitegekere ya Roma niyo yazanye iyo mibereho, haba mu mibanire y'abantu n'abandi, mu bya politike no mu by'idini, yashoraga igihugu cy'Ubufaransa mu irimbukiro. Nshuti zanjye, mwamaze kumva guhakana Imana kwazanywe na Roma kwageze aho kugaragara mu mibanire y'abantu n'abandi, kugaragara mu bya politike, iyo biragenda binagera no mu buryo bw'idini. N'uyu munsi wa none najya mbabwire ngo guhakana Imana murimo kubona mu bantu gufitanye isano na Roma. Icya kabiri, guhakana Imana mubona muri za politike z'isi, aho muzabona mukabona politike z'isi mu bihugu bimwe na bimwe bafunga agakiza, bagafunga ibintu by'Imana ngo bitabagerera ahantu, ndetse bagakandamiza ibintu by'Imana cyane. Biriya ni umwe mu misaruro ya Roma. Ikindi kandi, nimubona amadini yamaze gusinda, amadini mukabona arimo arakora ibintu bidafite gahunda kugeza ubwo na leta z'isi arizo ziyegera zikayashyiramo umurongo, nabyo bifitanye isano na Roma. Ubuhakanamana buri ku isi bukomeye bugaragara mu mibereho y'abantu, muri za politike z'isi ndetse no mu by'idini, bukomoka i Roma. Barakomeje barandika ngo Roma yari yarerekanye imico y'Imana mu buryo butari bwo, kandi yari yaragoretse amategeko yayo, bityo abantu banga Bibiliya n'uwayandikishije. Murabyibuka neza Martin Luther, twebwe abaprotestani dukomokaho, murabyibuka yuko Bibiliya ya mbere yasomye byamusabye kuyibaho, bari barayifungiye. Nshuti zanjye, byanga byakunda, aya ni amateka maremare atwereka yuko biri muri gahunda ya Roma yuko abantu batatunga Bibiliya. Niyo mpamvu muzabona amadini menshi afite umucyo akomora i Roma, n'uyu munsi wa none aracyashima ko abayoboke bayo birirwa babyina ariko ntibabone umwanya wa Bibiliya. Mu magambo make, Roma kubuza abantu kwiga Bibiliya bimaze kubananira no kuzicapa, bapanze yuko abantu bazahabwa gahunda yuko abantu bazaza bazana Bibiliya ariko ntibazisomerwemo, ahubwo bakabwirwa amarangamutima yabo. Uyu munsi wa none iki ni ikintu muzabona mu misengeri tuzengurutse. Roma yari yarategetse abantu kwizera inyigisho zayo mu buhumyi kandi yishingikirije ku byanditswe. Ibyo byatumye umugabo witwa Voltaire, Umufaransa witwa Voltaire, nabo bari bafatanyije bangira hamwe ijambo ry'Imana, maze bakwirakwiza ahantu hose inyigisho z'uburozi zihakana Imana. Uyu mugabo witwa Voltaire yafashe Bibiliya arazitwika, arangije afasha abantu kuvuga yuko idini nta kintu imaze. N'uyu munsi wa none muzabona pursa nyinshi z'abazungu baracyagendera mu bitekerezo by'uyu mugabo witwa Voltaire, barakicara bagasoma ibitabo byanditswe muri iki gihe cya Voltaire, yuko idini yica abantu mu mutwe, yuko idini ituma abantu bakena, yuko Bibiliya yica abantu mu mutwe, logike zabo ntizikore. Kandi ibi bitekerezo Voltaire yari afite, n'uyu munsi wa none abanyabwenge b'isi barabifite, ndetse n'abanyapolitike benshi barabifite, kandi ibi bitekerezo n'abayobozi b'amadini benshi baracyabifite. Usanga batekereza yuko abantu bize ijambo ry'Imana bakihana by'ukuri bahinduka nk'ibicucu, cyangwa se ntibabe bakibasha kubamanaginga. Izi nyigisho z'uburozi zihakana Imana Voltaire yazanye zatumye abantu bazinukwa Bibiliya, ariko nawe Voltaire yari yarazikuye ku mico yabonaga kuri Roma.
Roma yari yaribasiye abaturage, yari yararibatiye abaturage munsi y'ubutware bwayo bukomeye. Noneho imbaga y'abantu basuzuguwe batyo kandi bagirirwa nabi, biganzuye igitugu cyayo nta rutangiranamba bafite. Urumva abafaransa bageze aho banga Roma kubera ibibi yabakoreye, ariko barangije bituma, kubera Roma yari yaragaragaje idini nabi, Roma yari yaragaragaje Bibiliya nabi, bituma bayanga abafaransa. Barakajwe nuko bari bamaze igihe kirekire bubaha ikinyoma cyasigirijwe, bari bamaze kumenya ibinyoma bya Roma, maze ukuri n'ikinyoma babyangira icyarimwe. Uyu munsi wa none muzaganira n'abantu bakubwira ati njyewe nkurikije gucangacanga n'ubujiji buba mu madini, njyewe nta dini nzabamo, nzabaho nk'utagira idini. Ndagira ngo mbabwire, urebye n'amateka y'iki gihugu cyacu, murebe mu 1994 mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi. Ndagira ngo mbabwire ngo uganira n'umuntu akakubwira ati njyewe nkurikije ibintu nabonye muri jenoside yakorewe abatutsi byakorwaga n'abantu b'abanyamadini, umva singishaka idini iryo ari ryo ryose, nziberaho gutya n'ubundi mbona ntacyo mundusha. Kuko ibyo rero urumva yuko kugaragara nabi kw'amadini mu 1994 kwatumye n'uyu munsi wa none mu Rwanda dufite abantu bize, abantu b'inararibonye, ariko bumva idini itabagera mu bitekerezo bakurikije ibyo abanyamadini bakoze. Nashakaga kubereka iki? Nashaka kubereka yuko igihe kijya kigera, iyo abantu bitwa ko bafite ibyanditswe byera cyangwa bahagarariye Imana cyangwa bavuga ko ari abantu b'Imana, iyo bahagaze nabi hari igihe kigera abantu bakanga kwa kuri abantu bari batwaye, noneho n'ikinyoma bakabyangira rimwe, ugasanga kubageraho biragoranye kubera kwitiranya uburenganzira n'umudendezo. Abantu bari barabaye imbata z'ingeso mbi, bishimiye cyane umudendezo bibwiraga ko bafite. Ngiki ubuhakanamana babubonye umwanya mu Bufaransa. Ubu buhakanamana bwakomeje kugenda bubyara umusaruro, bwatangijwe na Roma, ubupapa, noneho biragiye bigeze muri politike, bigeze mu madini, bigeze mu bantu n'abandi, biramanutse bigeze kwa Voltaire. Voltaire noneho arigaragambije Ubufaransa, habonetse igihugu cya mbere kitemera ko Imana ibaho. Igihugu kitemera, reka mbabwire, muze gusoma Ibyahishuwe igice cya 11. Biriya bintu muzasoma mu Byahishuwe igice cya 11 byose byerekana ibyabaye mu Bufaransa muri Revolution Française. Ibyahishuwe igice cya 11 umurongo wa 7 handitse ngo iki? Haranditse ngo kandi nibarangiza guhamya kwabo, aba bahamya babiri bavugwa n'ijambo ry'Imana, isezerano rya kera n'irishya, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe ibice. Igitabo cy'ubusobanuro bwa Daniel n'Ibyahishuwe butubwira yuko iyi nyamaswa yazamutse ivuye ikuzimu ni Ubufaransa. Noneho umurongo wa 8, intumbi zabo zirambarara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini. Mu nzira nyabagendwa, Ubufaransa ukurikije aho buri ni igihugu cyabaga inzira ikorerwamo ama business mu bihe bya kera bya Bibiliya. Ariko noneho twihuta, nanone mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini ari wo witwa Sodomu no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka, ari naho umwami wabo yabambwe. Mu magambo make, uku kwanga Imana bagafata ubuhakanamana bwatumye Ubufaransa kwanga Imana ku mugaragaro, ni nkaho bari babambye Kristo. Icya kabiri kandi nanone hano batubwiye ni Sodomu. Murabyibuka Sodomu kubera icyaha cy'ubusambanyi cyatumye Sodomu irimbuka. Najya mbabwire ngo ibitabo bya Roma, amafilime y'ubusambanyi, igihugu cy'Ubufaransa mbere y'uko Amerika imenyekana ngo inakomere, Ubufaransa nibwo bwari buhagarariye ibihugu bibi byazanye ubusambanyi. Kandi nagira ngo mbabwire n'ubundi mu Bufaransa niho hatangiwe itegeko risenya imiryango. Ndagira ngo mbabwire ngo buriya munarebye n'ibi bintu by'abatinganyi, Ubufaransa bwabaye indiri mu bihe byahise bya kera, n'amateka yabo n'ibigirwamana byabo n'amasitati yabo y'ibigore by'ibigirwamana byambaye ubusa. Ndagira ngo mbabwire ngo aya ni amateka akomeye. Kandi iki gihugu cy'Ubufaransa nanone cyiswe Egiputa mu mvugo y'umwuka. Abanyegiputa byagenze gute? Murabyibuka yuko Farawo mu Egiputa nubwo yari azi Imana, abona n'abantu bayo, azi n'amateka Imana yakoze muri Egiputa, Farawo yabwiye abantu, arabwira ngo yabwiye Mose, aramubwira ngo Uwiteka ninde ko ntamuzi?
Uwiteka ninde ngo mwiringire ko ntamuzi. Ubufaransa bwari bwaragize amahirwe yo kumenya Imana, ndetse burangije bugira n'amahirwe yo kumenya ubugorozi. Abagorozi, abantu bajyaga babwiriza Imana, babwiriza iby'Imana, berekana ibintu byapfuye muri kiliziya. Ariko byarangiye Abafaransa bihakanye Imana, barangije bavuga ko Imana itabaho, bavuga ko Imana ari ibitekerezo by'umuntu. Nshuti zanjye, n'uyu munsi wa none mukomeze mukurikiranye amateka y'Ubufaransa mu bigendanye n'uyu murimo w'ibigendanye n'ubuhanuzi. Nk'uko tujya twiga Amerika ko ifite ibintu byinshi izasohoza mu buhanuzi, Ubufaransa nabwo ni igihugu cyiteguye kuzagira icyo gisohoza mu buhanuzi. Twihuta rero, nagira ngo nkubwire uku guhakana Imana. Hari umugabo nigeze kubabwira tugomba kuganiraho witwa Charles Darwin. Uyu mugabo witwa Charles Darwin wazanye inyigisho. Uyu mugabo yabayeho mu 1809 kugeza yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 1809, apfa ari mu kwezi kwa kane tariki 19 mu 1882. Uyu nguyu yari uwo bita umunaturalist, geologist na biologist. Mu magambo make yari umuntu ukurikirana ibintu byacukuwe mu butaka kugira ngo abikuremo amateka bya kera. Akaba n'umuntu uzi ibigendanye n'ibintu by'ibyaremwe, yarangiza agakurikirana n'ibidukikije cyane. Ariko urumva yari umuntu w'umunyabwenge mu rwego rwo hejuru, kandi yamenyekane cyane kubw'umusanzu ukomeye yatanze ku nyigisho yitwa evolution, ihindagurika. Darwin ntago yapfuye, ndetse uyu mugabo witwa Darwin ntago yapfuye yemera Imana, ahubwo yapfuye ubuzima bwe yaranditse, yarashyizeho umusada, yashyizeho ibintu byinshi bigaragaza yuko Imana itaremye mu minsi 6 ngo wa karindwi iruhuke, ahubwo yuko ibintu byagiye bigongana, hakabaho evolution. Ikintu kikaba cyatangira ari umwanda ugahinduka inda ikaba yazavamo urunyo rukaba rwazavamo iki kikageraho kikazana amababa, bikagenda kugeza igihe ibintu bigera ku nguge ikavamo ikigushu kikavamo maguge ikagenda igahaguruka ngo muri Afurika, igenda ikazagera mu Burayi, yarayegutse yarabaye umuntu n'umurizo waravuyeho. Izi nyigisho ze hano ndimo ndasoma kuri Wikipedia, muze kujya mwandike Charles Darwin, muraza kubisoma kuri Wikipedia. Nuko ngo bamushimira ko yatanze inkunga, iyi nkunga mu nyigisho yitwa evolution. Iyi nyigisho yitwa evolution ni inyigisho yigwa mu makaminuza no mu mashuri ya teoloji y'amadini menshi, kandi iyi nyigisho yerekana ko Imana itigeze irema, ahubwo ibintu byagiye bigongana, ibintu bikibeshaho. Hano baranditse ngo kandi yatanze n'igitekerezo ku bigendanye n'ibintu byinshi cyane by'ubwenge byagiye bishyirwaho. Kandi uyu mugabo yari uwo bita free thinker. Free thinker ni umuntu wemererwa gutekereza ibintu akarenga n'imbibi zashyizweho, agatekereza ibiri hirya y'imbibi. Uyu mugabo witwa Charles Darwin yabatijwe mu mwaka w'1809. Yabatijwe ari umwana, yavutse mu 1809 ahita anabatizwa mu 1809. Iwabo yabatirijwe mu idini ry'Abangirikani. Murumva yuko yakuriye mu muryango uzi Imana, ku buryo noneho n'ikintu gisekeje, uyu mugabo yakuze yegera ababyeyi be no ku ishuri ngo yakundaga isomo ry'ibidukikije. Uburyo yakundaga abantu bamusobanuriraga uko Imana yaremye, ubuhanga bw'Imana mu byo yaremye n'uburyo ibikontorora, ibyo bintu yarabikundaga. Ariko Darwin atangiye kwandika ibitabo, atangiye kwiga kaminuza, atangiye gukomerwa amashyi, atangiye kwakira ibikombe mu ntoki, batangiye kuvuga bati nta muntu mwahwanye ubwenge, nibwo yatangiye noneho guhakana Imana. Ariko guhakana Imana kwe byatewe n'iki? Ndagira mbabwire ngo igihe cyarageze gutandukana n'Imana no kudasenga, atangira kuzaza akora ubushakashatsi, aturugo, igihe kiragera apfusha umwana. Uwo mwana rero yakundaga, yasabye Imana ngo igire ikimukorera ngo adapfa, ariko biranga, umwana arapfa. Arangije atangiriraho kurakara, aravuga ati umva, kuba Imana nayihamagaye ngo izifashe umwana wanjye w'umukobwa kugira ngo adapfa akaba yapfuye, ibi ni ibinyemeza ko itariho. Iki ni ikimenyetso simusiga cy'uko nayobowe mu kigare, igihe kirageze ngo menye yuko ibyaremwe ubwabyo byifitemo imbaraga yo kwibeshaho, yatumye byibeshaho. Ngiyi ingaruka ya Darwin. Kandi noneho ndagira ngo mbabwire,
uyu munsi wa none wakwibaza, ese ni irihe dini rya mbere ryakiriye inyigisho za Darwin? Birababaje cyane uburyo uyu munsi wa none hariho muri Amerika hari n'abakristo ba siyanse bemera yuko Imana itaremye ahubwo hariho evolution. Icyo nashaka kubabwira ngiki, Yobu igice cya 8 umurongo wa 11, Yobu 8 umurongo wa 11, ubu buhakanamana bwubatse izina cyane, ariko ijambo ry'Imana rifite icyo ritubwira. Yobu 8:11, urufunzo rwakurira ahadatose. Urufunzo ni iki? Abantu mujya ahantu hari ibishanga, bya byatsi byera mu gishanga ahantu hari amazi bikaba binini cyane, bijya kumera nk'imbingo ariko birebire bitari imbingo, biriya nibyo bita urufunzo. Ese urufunzo uko mubizi rwakurira ahadatose? Cyangwa se iyo ni Bibiliya ndimo gusoma, Yobu 8:11, urufunzo rwakurira ahadatose? Cyangwa se urukangaga rwamera ahatari amazi? 12, iyo rukiri rubisi rutaracibwa rubanziriza ibyatsi byose kuma. 13, niko inzira z'abibagirwa Imana bose zimeze, kandi ibyiringiro by'uhakana Imana bizashira. Ibyiringiro by'umuntu uhakana Imana, ibyiringiro by'umuntu wibagirwa Imana azahura n'akaga, kuko urufunzo ntirushobora gukurira ahantu hadatose, kandi ntabwo urukangaga rushobora kumera hatari amazi. Imana niyo itubeshejeho. Iyo umuntu atandukanye nayo byanga byakunda aruma, mu bigendanye n'umunezero aruma, mu bigendanye no kunyurwa aruma, mu bigendanye n'ahazaza heza aruma, mu bigendanye n'ubugingo buhoraho aruma. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi wanjye azamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, amababi yacyo ntazuma. Nshuti zanjye, ndakwifuriza kuguma hafi y'Imana. Muri iki gitabo nanone, kuri iki kinyamakuru cya Wikipedia baranditse nanone, barimo kwandika, baranditse bashyizeho ikindi cyigisho kivuga ngo Evolution and the Catholic Church. Ni ukuvuga ngo inyigisho y'ihindagurika hamwe n'itorero rya Kiliziya Gatolika. Baranditse ngo Kiliziya Gatolika ntabwo ifite y'ubwayo, ntabwo ifite umurongo yahagararaho hagati y'izi nyigisho ebyiri, inyigisho yo kurema creation n'inyigisho ya evolution. Ntabwo bajya bagira uruhande berekana bahagazemo, ahubwo icyo bakora ni kimwe, bo bemeza yuko byanga byakunda ibyo bintu byombi bifite ukuri. Ukurikije katekizme cyangwa se gatigisimu ya Kiliziya Gatolika, bemerera buri mwizera wese wabo yuko yafata uruhande ashaka muri izo mpande ebyiri. Ashobora gufata yuko Imana yaremye mu minsi 6, uwo munsi Imana yaremagamo ukaba wari ufite amasaha 28, cyangwa se akizera yuko isi yabayeho Imana igatanga agategeko kamwe ko kubanza, ariko ibintu byo bikagenda byibeshaho bigatwara ibihe n'ibihe. Kandi Catholicism cyangwa se ubugatolika ubwabwo buvuga yuko Imana icyo yakoze ni ukuvuga ngo yatangije umushinga, irangije irabirekeraho, ibintu bikazaza byigenda byikora kugeza igihe habayeho icyo bita evolutionary creation. Mu magambo make urumva barimo barafatanya bya bintu. Barakomeje kandi baravuga ngo nanone mu mashuri yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Kiliziya Gatolika, inyigisho y'ihindagurika iba muri modire biyigisha muri karikiramu zabo. Mu magambo make bigisha inyigisho y'ihindagurika mu masomo bigisha y'ingenzi, kandi bigisha yuko evolution uyu munsi wa none ikomeje kubaho, ariko noneho irimo kubera mu cyo bita modern evolutionary synthesis, aricyo bita scientific theory. Barimo kuvuga yuko iyi tekinoloji iriho uyu munsi wa none buriya nayo ngo ifitanye isano n'icyo kintu cyabayeho cya evolution, ibintu bigenda byikora. Ariko nshuti yanjye, ahangaha harimo ikintu cy'ikinyoma. Reka nongere ngaruke kuri aka kantu ko guseka. Aka kantu ko guseka byanga byakunda muhakanamana, akimara kumva Mukristo amubwira ko ajya mu ijuru, akimara kumva yuko byiringiro barimo kujyana mu ijuru, muhakanamana yarabasetse. Kandi amaze kubashuka akabona nanone ntibishoboka, nanone yarongeye arabaseka. Ni uruhe ruhare rwo guseka
kuri satani? Ni uruhe ruhare rwo guseka ibyo twizera? Ese nuganiriza umuntu ibyo kwizera ukabona arasetse, ni iki biba bisobanuye? Mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze ku kagingo kitwa inama y'agakiza, ni kuri paji 130, baranditse ngo ubwo namwitegerezaga, uyu mwanditsi w'iki gitabo arimo aravuga uburyo Imana yamuhaye iyerekwa akabona satani uko asa. Yaranditse ngo ubwo namwitegerezaga, uwo satani nyine, ukuboko kwe kw'ibumoso kwari gufashe mu kananwa, yasaga n'uri kwibaza cyane byimbitse, mu maso he hagaragaje kumwenyura. Mutega amatwi, satani aramwenyuye, ariko uko kumwenyura kwanteye guhinda umushyitsi, kuko kwari kuzuye ibibi n'ubucakura bwe. Iyo nseko niyo agira mbere y'uko acakira uwo yibasiye, kandi yabohera umuhigo we mu mitego, iyo nseko ihinduka mbi bitavugwa. Mu magambo make, satani araseka iyo agize amahirwe yo kubona umuntu. Kandi muzabibona abakobanyi, Bibiliya ivuga ko hazabaho abakobanyi. Petero yarabivuze yuko mu minsi imperuka hazabaho abakobanyi bakobana batunga urutoki ku bihe bavuga ngo bihora uko byahoze. Tugiye guhura n'abakobanyi, ujye umubwira ko uvuye gusenga, aseke, akubaza uburyo uri umuntu w'ikigoryi, umuntu w'igicucu, akubaza uburyo wasigaye inyuma. Ariko nshuti zanjye, guseka ntibikwiye, nubwo baduseka ariko ibyo twizera ni iby'ukuri. Ibi ni ibimenyetso by'ubuhakanamana. Mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, paje ya 531, ubwo ndimo ndavuga ni icyigisho cya 46 mu cyigisho cyitwa abahanuzi b'Imana babafasha. Muribuka igihe ba Nehemiya basanaga, igihe abantu basanaga Yerusalemu mu bihe bigoranye, mwari muzi ko satani abuze uko ababuza kubaka inkike, yakoresheje iturufu yo guseka. Mutega amatwi mwumve igitabo cy'Abahanuzi n'Abami, paje 531, igice cya 46, Abahanuzi n'Abami, abahanuzi b'Imana babafasha, niko icyigisho cyitwa. Baranditse ngo kandi nk'uko abasamariya barushagaho kubakwena babaseka, benshi mu bayuda bibajije niba koko igihe cyo kongera kubaka cyari cyarageze. Bidatinze uwo mwuka waje kubagikwira, benshi mu bakoze baratentebutse kandi bacika intege, maze bisubirira iwabo bajya kwikomereza ibyo bari basanzwe bakora mu buzima bwabo. Iturufu yo guseka basanaga inkike za Yerusalemu yatumye abasamariya satani yarabohereje, bakazaza birirwa baseka abantu, uterura ujyana itafari bamuseka, ujya kuvoma amazi bamuseka, ugira icyo acura bamuseka. Ibyo bintu biragenda bica intege abantu. Barangije batariko Imana yakwemera ko dusekwa gutya? Bishoboka ko twatangiye gusana igihe cyararenze. Barangije bisubirirayo. Nshuti zanjye, tugiye guhura n'abaduseka ku maradiyo, hari ibiganiro bigiye gutangwa ku mateleviziyo, tugiye kumva amadisikuru y'abantu bakomeye, yewe bagiye kuduseka. Ariko nagira mbabwire ngo abantu b'abanyantege nkeya gusana Yerusalemu n'inkike zayo bazabihagarika, bisubirire mu byo bakoraga. Nshuti zanjye, twihuta, mfite igitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Ni igitabo kinsobanurira ibigendanye n'amateka ya Yesu. Ni kuri paje ya 432, aho bari barimo gusobanura ibintu bikomeye cyane. Baranditse ngo iyi si yuzuyemo intambara, yuzuyemo kwishimisha mu bitagira umumaro. Iyi si isinziriye mu mutekano no gushimisha irari ry'umubiri. Abantu bigije kure kugaruka k'umwami, baseka abaje kubaburira, babishongoraho bavuga bati byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi. Ejo nabwo tuzagenza dutyo tunarusheho. Baravuga bati tuzakomeza kwinezeza. Aya magambo ari mu gitabo cya 2 cya Petero, igice cya 3 umurongo wa 4, ndetse no muri Yesaya 56 umurongo wa 12. Baravuga bati tuzakomeza kwinezeza. Nyamara Kristo we aravuga ati dore ndaza nk'umujura. Mu gihe ab'isi babazanya agasuzuguro bati mbese isezerano ryo kugaruka kwe ni irihe? Ibimenyetso byo kugaruka kwe bikomeza gusohora. Mu gihe batera hejuru bati ni amahoro, nta kibi kiriho, kurimbuka gutunguranye kuzabageraho. Mu gihe abakobanyi, abanga ukuri, bazagera ku rugero rukabije, mu gihe abakora umurimo yo gushaka inyungu bazaba batakita ku mahame akwiriye, mu gihe abanyeshuri bazaba bashakashaka ubumenyi nyamara batitaye ku ijambo ry'Imana, Kristo azaza nk'umujura. Namwe mubyumve, mu gihe twatangiye kubona abantu baseka, mu gihe turimo kubona abantu batunga urutoki bakatubwira ko ibintu bihora uko byahoze, abakobanyi bakatwegera bakatubwira ko ibyo turimo ari ubugoryi, nicyo gihe isi igiye kurangirira.
hari amasomo nakunze cyane muri Bibiliya. Aya masomo ndagira ngo tuyasome. Ni amasomo atatu. Isomo rya mbere riri muri Yesaya 29:16. Haranditse ngo ariko mufudika ibintu rwose, mbese umubumbyi mwamuhwanya n'ibumba, bigatuma ikibindi cyihakana uwakibumbye ko atari we wakibumbye, cyangwa se icyaremwe cyakwihakana uwakiremye ko atazi ubwenge. Imana yari irimo kubibaza, ariko uyu munsi wa none inshuti zanjye, abantu Imana yaremye igatereka ku isi, igaha ubwenge, ikabaha umugisha bakajya mu mashuri, ikabarindisha abamarayika. Nibo ikibumbano nicyo kirimo kubaza umubumbyi, kimubaza yuko atazi ubwenge. Mbega agahinda! Yesaya 59:9. Nicyo gituma imanza zitabera zituba kure, no gukiranuka ntikutugeraho. Dutegereze umucyo tukabona umwijima. Twiringiye itangaza, tukagenda mu rwijiji, dukabakaba ku nzu nk'impumyi. Ni ukuri turakabakaba nk'abatagira amaso, ku manywa y'ihangu dusitara nko mu kabwibwi. Mu banyambaraga tumeze nk'intumbi, twese twivuga nk'idubu, tukaganya cyane nk'inuma iguguza. Dutegereza itegeko ariko ntaryo, twiringira agakiza ariko kakatuba kure. Erega ibicumuro byacu bibaye byinshi imbere yawe, kandi ibyaha byacu ari byo bidushinja. Ndetse ibicumuro byacu turi kumwe nabyo, kandi no gukiranirwa kwacu nako turakuzi. Turacumura kandi twihakana Uwiteka, turateshuka tukareka gukurikira Imana yacu, tukavuga iby'agahato n'ubugome, twibwira ibinyoma tukabivuga tubikuye ku mutima. Imanza zitabera zisubizwa inyuma, no gukiranuka kugahagarara kure, kuko ukuri kwaguye mu nzira, kandi gutungana ntikubasha kwinjira. Ukuri kwaguye mu nzira, abanyamadini ntibari ngo bagutoragure, abanyapolitike ntibari ngo bagutoragure, abanyabwenge ntibari ngo bagutoragure, kandi abantu guhakana Imana babishyizemo imbaraga. Nubwo abantu bivuga nk'idubu, ariko iyo barebye usanga amaganya yarabarenze, bameze nk'inuma. Abantu biringira agakiza, bakaririmba bakabyina mu nsengero, ariko iyo urebye abanyamadini ubona agakiza kabari kure. Ibicumuro byacu bimaze kuba byinshi imbere y'Imana, ibyaha byacu biradushinja, ariko abantu ntibabibona. Abantu barimo barakabakaba ku nzu nk'impumyi, abantu barakabakaba nk'abatagira amaso. Ku manywa y'ihangu abantu basitara nko mu kabwibwi. Abantu mu bigendanye n'imbaraga, abantu hafi ya bose bameze nk'intumbi. Ariko ijambo ry'Imana rifite igisubizo. Nifuza gusoreza ku magambo asoza Yosuwa yavuze. Yosuwa igice cya 24:26. Yosuwa wabanye n'Abisiraheli. Mose yamara gupfa, Imana ikamuha Abisiraheli ngo azabageze i Kanani. Yagera i Kanani akarwana agatsinda, akabagabanya ubutaka. Uyu Yosuwa rero ngo yarashaje, arangije. Iki ni igikorwa cya nyuma yakoze mu buzima bwe. Nshuti zanjye, nagira ngo ugihe agaciro cyane. Yosuwa rero arangije 26. Bibiliya iravuga ngo iki? Nuko Yosuwa yandika ayo magambo mu gitabo cy'amategeko y'Imana. Murabyibuka amategeko y'Imana yari yanditse kuki? Yari yanditse ku bisate bibiri, ariko hari andi mategeko nanone bitaga amategeko y'Imana. Nshuti zanjye, yagendaga asobanura amategeko y'Imana 10 kugira ngo badatandukira bakaba bayakandagira. Nayo bayitaga amategeko y'Imana kuko ni itegeko ry'ubuzima, itegeko ry'isuku, itegeko ryo kubana n'abandi neza, itegeko ryo kumvira ubuyobozi bwashizweho n'Imana. Nabyo byashyirwaga mu mategeko y'Imana, ariko bigatandukana n'amategeko 10 y'Imana yanditse ku bisate bibiri. Aha rero Yosuwa arangije yandika mu gitabo cy'amategeko y'Imana, yenda ibuye rinini arishinga munsi y'igiti cy'umwera. Iki giti cyari cyegeranye n'ubuturo bwera bw'Uwiteka. Yosuwa abwira abantu bose ati, dore iri buye ni ryo muhamya uduhamiriza ibyo, kuko ryumvise amagambo Uwiteka yatubwiye. Nshuti yanjye, ukwiye kwibaza, iri buye ryashushanyaga nde? Ese ko mubizi mwese, ninde muri Bibiliya uvugwa nk'ibuye rishobora kumva? Nta wundi, ni Yesu Kristo. Nta buye rishobora kumva, ariko nagira ngo mbabwire ngo iri buye ryashushanyaga Yesu Kristo, kuko ni ibuye ryumva. Arangije aravuga ati, kuko ryumvise amagambo Uwiteka yatubwiye yose, nicyo gituma ribaye umuhamya muri mwe, kugira ngo
ngo mutazihakana imana yanyu. Ndakwinginze Imana iguha umugisha kugira ngo ikurinde kuyihakana. Ibihe byaba bibi, ubuzima bwagorana, ahazaza hagorana, inyigisho z'ibinyoma zaba nyinshi, amadini yakomeza agacangacanga abantu, ariko abiyubatse ku ijambo ry'Imana bakiyubaka kuri yo, bakaba amagambo Imana yababwiye, bakavuga bati byanga byakunda aya magambo turayumvise kandi turifuza kuyakomeza, Imana izabafata mu kiganza. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ngo ubuhakanamana bwarabaye, kandi noneho ikintu gikomeye ndagira mbabwire ngo ubupagani, amadini yayobye, Babuloni bigiye gufatanyiriza hamwe n'abantu bari bari mu nzu y'Imana ariko batarimo, bagiye gusubira inyuma, bubake sisiteme izatuma abantu bahakana Imana ku mugaragaro, kandi injiji zizagira ngo abo bantu barimo barakorera Imana. Iki ni igihe cyo kwiyubaka ku Mana kugira ngo tumenye ibihe aho biva n'aho byerekera. Ndagusabira ngo Imana ikurokore kugira ngo muhakanamana uvuga ko agenze igihe kirekire akavuga ko Siyoni idahari, wowe wibuke Imana iguha amaso yo kureba imbere, umenye ko Siyoni ihari, kandi kwizera kuri muri wowe guhamanye n'ibirenge byawe yuko ijuru ririho kandi intambwe utera ariho zerekeza. Mu izina rya Yesu, amen. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko uri Imana itanga ubushishozi, tugushimiye kuri Imana itera abantu kutanyurwa n'ibyo babwirwa n'abantu, tugushimiye kuri Imana yaduha urwandiko rw'inzira tugomba kubaza kugira ngo tumenye abatubwiza ukuri n'abatatubwiza ukuri. Kandi ubwo abantu bagiye gukoresha imbaraga zabo bahakana Imana, twebwe uturinde kuguhakana, ahubwo uze muri twebwe kugira ngo n'intege nkeya dufite uyu munsi wa none zituma abaguhakana babona aho bahera bagusebya, zikurwe muri twe kugira ngo tuguhindukire abantu tubere umubyeyi. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.